Kwijana Amavubi ruboneka yasigaye na Clem na Yunus bo wenda tubijyanira hamwe ntabwo ari bo wavuga basigaye bonyine bari basanzwe bahamagarwa ubwo twakibutsa abantu abakinnyi bari basanzwe bahamagarwa ariko batahamagawe nyamara bari bamaze gusa naho babona umwanya mu ikipe y'igihugu wo gukina no guhamagarwa ubwo umuntu yavuga nka Nigena Clement. Impamvu mvuga Clement nuko mu mikino iheruka ubwo Manzi atari ahari yaregize ikibazo cy'imvune ndibuka ko Nigena Clement niwe wafashe umwanya we akajya kina na Mutsinzi Ange Jimmy ubona ko ari duo yari tarakunda neza ariko ubona ko yasigariyeho neza Manzi nuvuga ngo Clement atangiye ahamagarwa nk'umuswad player rimwe na rimwe bakamuvanamo muri preselection agira none akajya ajyana n'ikipe y'igihugu nubwo atakina agira none afata umwanya mu gihe mugenzi wa dahari nuvuga ngo yaramaze kusa naho yitereka cyangwa se yibona mu ikipe y'igihugu nk'umukinnyi umaze kuba umukinnyi wa national ariko kuri inshuro ntabwo yahamagawe hanyuma utahamagawe nko bivuga ni Ruboneka Jean Bosco nawe yaramaze gusa naho agenda abona iminota yo gukinishwa nawe yatangiye muri ubwo buryo ariko game ahubwo mu bantu basimbura bagahindura umukino w'Amavubi nka match ya Benin Amacha ya Benet twatsindiye hano ku mahoro ntuyibuka 2-1 turukinyuma twishyura bamushyizemo ku ruhande rw'iburyo imbere asa nahindura ibintu babonaga ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu undi mukinnyi utahamagawe ngira ngo ni Hakim Sahabu ndetse na Samuel Galet ariko bagiranye ibibazo bya indiscipline kuri bahamagara kuri ku mikino bakiye na Nigeria umwe yatanze impamvu avuga ko yavunitse nibwo yarakimara kuzamura ikipe ya Ruvieri mu cyiciro cya mbere bo ni Galet hanyuma Hakim Sahabu yavuga ko yari yapanze ibiruhuko bityo yataboneka muri match amikare hanyuma binavamo nuko umutoza yanabavuzeho by'umwihariko bavuga ati hari abakinnyi dufitemo hano bumva ko ari bakuru bari banini ku ikipe y'igihugu ati kandi twese iyo twambaye no mwambaro tuba twambaye umwambaro w'igihugu kandi nta muntu uruta igihugu ubwo ngabo ni impamvu z'imyitwarire wenda umuntu azakurikirana amenye se byararangiye ntibazongera guhamagara kuko nacyo wagitekereza cyangwa se wenda hari ubundi buryo bwakoreshwa kugira ngo bagaruke mu ikipe y'igihugu niba wenda batakerense cyangwa se batanenga umusaruro wabo ari ibibazo bya discipline bashaka guhamagarwa kuko nayo Ruke nawe arimo ngira ngo Rafael Yoruke we ni ibibazo bya meforme kuko amaze iminsi atitwara neza memo no mu ikipe ye ya ZFC ni ikipe yo mu gihugu yaravuye avuga yasubiye iwabo muri Misiri yavuye mu Misiri yasubiye iwabo urumva rero ari gusaragoringa mu kubona ikipe akinamo no kukinishwa ariko nawe yari kumwe n'abandi bose muri bya bibazo bagiranye nawe nyine ntabwo yari yitabiriye umwiherero w'ikipe y'igihugu ubwo umuntu yavuga ko ari abakinnyi abo batahamagawe ariko harimo abafite impamvu nk'abo tugarutse ba Samuel Galet ndetse na mugenzi we Hakim Sahabu na Rafael Yoruke ubwo nabo sense ariko ntabwo yahamagawe ariko benekereza ko nta kibazo kibirimo kubera ko ntabwo nabo afite forme nta kinini yigize agaragaza mu kipe y'igihugu ahubwo wenda icyo abantu bibajije ni kuri Nigena Clement ndetse na Ruboneka bari basanzwe bakinishwa kongera we na Nshimimana Yunus utakinishwaga ariko nawe wabonaga ko ari umwe mu ba backup ba Mutsinzi Ange Jimmy ndetse na Manzi Thierry nka Nigena Clement naje kumenya ko rwose mu buryo tapfa guca ku ruhande ntabwo we n'umutoza bari kujya imbizi muri iki gihe yaba Nigena Clement ntabwo bahuza kuko ugiye kuvuga ngo umutoza we wa nationali turi kuvuga nationali turi kuvuga nationali unadera murusha ntabwo bahuje cyane cyane byatangiriye mu gihugu cya Nigeria bizi ko u Rwanda mu minsi ishize rwagiye gukina imikino ibiri ya gishuti ikipe y'igihugu ya Nigeria nkuru ndetse banakina na equipe cani yaho iyo mikino yombi u Rwanda rwaje kwitsindwa ngira ngo umukino wa mbere Nigena Clement yanakinishijwe mu byibuka neza ko yakinishijwe icyo gihe bamushyizemo muri defense ari kumwe na Kavita Fanuel ndetse na Mutsinzi Ange bari bakinisha defense y'abakinnyi batatu imbere yabo hari Ngwabije Brian Clovis ntabwo byamugendekeye neza Nigena Clement icyo gihe kuko baje no kumusimbuza mu gice cya mbere kikirangira ubwo rero ako no kumusimbuza na nyuma yaho ntiyamukinisha bashobora kuba baragiranye akantu katatumye nyuma yaho mwibonamo wenda ushobora kuvuga ngo Nigena Clement muri iyi pre-season ntabwo yagize ibihe byiza cyane ariko none pre-season ntabwo wavuga ko ni Clement ari mubi cyane kubera ko ugiye kubara amakosa yakoze wayabaruhereye hehe amakosa twabonye n'ayaba Soane n'ayaba Pierre ariko Clement yego n'ibyo nayo ntiyaburamo arimo amakosa ariko nanone ntabwo yatuma umusiga ugahamagara udakina kuko sinibaza ko umutoza ahamagara ino kipe y'igihugu ashingiye kuri pre-season kuko pre-season ntabwo ariyo washingira ubona umukiriye ngo utari warabonye ngo ubone ngo umuhamagare kuko nka David na pre-season yakoze muri Kiyovu ntabwo rero yashingiye kuri pre-season Ayimane ntabwo ari pre-season ashingiye niba yaramubonye muri ya mikino yo kuri Tapinuzi ya mikino ya Esperance Football Tournament iri Eric yarayikurikiranaga niba ariho yamubonye urumva ubwo aho namenya ariko nukuvuga ngo
byaba nabyo ari ikibazo umutoza ahamagara umukinnyi atigeze abona mu byitwa ngo ibibara wowe ukamuhamagara uko wamuboneye mu bitabara kuko erega n'iriya mikino yari yateguwe na cyucyuri yari kuri tapi i Nyamirambo iriya nayo ntabwo ku bantu bari gushaka bari kureshya abakinnyi nk'amakarabu ushobora kuvuga uti n'umukinnyi reka tumuzane tuzatangirane nayo prison naba yitwara neza tuzamusinyisha ariko ntabwo muri national avuga ngo ujye kuri umuntu bari abantu baba barakoranye imyitozo ni umukinnyi ku giti cye uzana ubuhanga bwe tukabuhuriza muri ekipe abantu byumve neza ntabwo turi kugaya kuba yahamagaye uyu Jabiru ahubwo turi kuvuga ngo abakinnyi yahamagaye yababonye niyo mpamvu twarimo tugendera ku kintu cyo kuvuga ngo Clement ntabwo impamvu yo kudahamagara si uko muri pre-season performance itari ku rwego rwo hejuru ugereranyije niyo yagaragaje muri shampiyona aho turimo tubihuza kugira ngo abantu batagira ngo ni iyo meforme cyangwa se uko kutitwara neza uko yari asanzwe yitwara kwa Nige na Clement muri no mikino ya APR yakini muri no pre-season kwatumye adahamagarwa turi kugenda tuganisha noneho ku cyatumye ahubwo cyanyacyo cy'ukuri cyatumye badahamagarwa yes ngaye rero ngo kuba Amavubi navuga yuko bagiye kwitegura ariko nyine harimo impinduka urabona yuko Amavubi harimo impinduka mu bijyanye n'abahamagawe ndetse n'abatahamagawe ubwo tubijyaniranye nko kuri ruboneka we urebye sezishize yari umukinnyi mwiza no muri pre-season yari umukinnyi mwiza rwose ntabwo wavuga ko yigize yitwara nabi mu ikipe ya APR afite umwanya ubanzamo mu ikipe ya Taleb Abdelrahim muri ikipe ya APR irimo abanyamahanga ntekereza ko we nta kudropinga form kwanabayeho ahubwo wenda kutamuhamagara nuko wenda umutoza hari abo yabonye agomba guhamagara bigatuma asiga ruboneka ariko ngira ngo ntabwo yabihurizaho n'abantu benshi kuba yagisize ruboneka Bosco kuko n'umukinnyi nuva muri pre-selection mu mediateur b'abanyarwanda ntabwo wundi ruboneka yakabaye aburamo adafite ikibazo cy'imvune cyangwa we nk'umutoza mutaragiranye akrosha cyangwa ikibazo nk'ibyo twavugaga by'abakinnyi twavuze hejuru batageze bahamagarwa umukinnyi atarageze kuko urabizi ko umutoza niwe ufata icyemezo cya nyuma umukinnyi mu myitozo cyangwa se muri kampi ibiheruka hari ubwo umukinnyi aba yaramweretse ibintu by'uko rimwe umutoza akubwira ngo baro tugiye kwataka tugiye iburyo kina rimwe akakwihanangiriza rimwe kabiri gatatu ariko akajya abona wowe ntufite ubushake bw'uko uhinduka kuri icyo cyemezo cyangwa se kujya mu byo umutoza yifuza iyo agiye guhamagara indi selection ikurikira avuga ati uriya mukinnyi narebonye ko aramvuna mu myitozo iyo turimo turategura umukino kandi tuba dufite igihe kinini akenshi rero ku mukinnyi iyo utaranaba titirene contestable cyangwa se umukinnyi ubanzaho mu buryo buhoraho akenshi pre-selection ikurikiraho iyo umutoza yabonye iyo iyiheruka waramugoye waramuvunnye mu buryo bwo kumva filozofiye cyangwa se imitekerezo y'uburyo ashaka gukina akenshi muri selection ikurikiraho ukunda kwisanga wasigaye bivuga ngo aho ntabwo ari ya discipline avuga ngo wafesinze umutoza cyangwa mwarebanye wamwivumbuyeho wavuze amagambo atari meza ahubwo nuvuga ngo mu buryo bwo kumva filozofi wewe wamweretse ko ugoranye cyangwa se uburyo bw'imitekerereze y'imikinishirize ashakamo ku mwanya ukinamo wamweretse ko ugoye kuyumva none akavuga ati rero niba uno mukinnyi narabonye ko agoye kumva filozofi zanjye reka selection ikurikiraho shakishe mu bandi kubera ko iyi mediane turimo turavuga hajemo uno musore witwa Christian Mukunju ndetse na Claude Smith n'abakinnyi uvuga ngo biyongereye muri ya mediane kandi nabo bakina muri izo position ruboneka asanzwe akinamo so umutoza rero anashobora kuvuga ngo ashobora kuba yarabonye bimwe tuvuga ruboneka ari umukinnyi aba mwiza muri club ukabona yafitinze cyangwa se yaguyemo neza mu mishinga no mu mitekerereze y'umutoza filozofi z'umutoza muri club yaziguyemo ariko yagera muri equipe nationale kwinjira cyangwa se guhuza n'imyumvire n'imitekerereze y'umutoza uburyo ashaka game approach ubwo buryo gutegura uburyo bw'imikinire n'uburyo ashaka ko ikipe izagikina umukinnyi kubigwamo neza ngo afitingemo neza bikaza kwanga ariho hantu umutoza avuga ati turabona ruboneka ari mwiza nkuko turimo turavuga nk'umukinnyi witwara neza ariko umutoza mu ndorerwamo ya nationale uburyo bw'imitekerereze yo gushaka gukinisha abo bakinnyi bakira muri mediane naho yahamagariye ruboneka ashaka kumukinisha ko yahamagara mediateur avuga ati amediateur mpamagaye abangaba ndifuza kuzabakinisha muri iyi role ko nuvuga ngo umupira w'amaguru ubu ngubu ugezweho nubwo tuvugira ngo abantu bari gukina ngo kuri kabiri no kuri gatatu iyo iba ari igishushanyo cy'uburyo abakinnyi bagomba guhagarara mu kibuga cyangwa se muri icyongereza bita tactical formation ariko umupira w'amaguru ugezweho akenshi abakinnyi babarirwa muri role bakina ku kibuga cyangwa se akazi yahawe mu kibuga bitandukanye n'imyanya mu buryo buri arikayike so ashobora ku buryo yifuza
mu guhamagara Ruboneka Bosco na Rora bayifuza kumuha muri equipe nationale cyangwa se akaza bayifuza kumuha muri la Mediane, ashobora kuba muri preselection iheruka uwitwa Ruboneka atarayiguyemo neza yaranagoragoje ntibikunda. Bavuga ati rero kuri no shuro reka ngerageza abandi bakinnyi babiri bashya kandi nabo shaka gushyira muri Arore nifujemo Ruboneka Bosco ndebe ko byaza gukunda. Aho ashobora kuba ari kuri Ruboneka Bosco. Ariko kuri Nigena Kerema byo twavuze nibyo by'uburyo umukinnyi yahawe umwanya yasimbuzwa akagira reaction itari nziza muri mu myitozo yakurikiyeho. Ashobora kuba hari ibyo umutoza amubwiye rona rukuntu ruvuga ngo ushobora kuba ati mugaragu ngayitereke nkakora geste imwe yo gukoresha ikiganza gutya nkavuga toka nkakoresha ikiganza ntavuze. Akenshi wowe tubibona ko namaganye ibyo uvuze. Ako rero uri umusore nk'umutoza ari nk'utuntu nk'utwo ubugenda umutoza abika akavuga ati niba umukinnyi yatangiye kunyera kutuntu nka turiya yazamutse, kandi buri muri kirazira ko umukinnyi aremera kuruta umutoza. Iyo umukinnyi yazamutse uwo mutoza ukajya hasi bivuze ko kuzafata icyemezo ugendeye no kuri uwo mukinnyi bizagwa. So uto tuno umutoza hagati ya Nigena Kerema ndetse n'umutoza twabaye muri selection iheruka yo muri Algeria twatumye adamagarwa kuri Yunusu we ni ukugira ngo umutoza ashakisha abone ko n'ubundi Yunusu arakira muri equipe ya APR n'ubu ngubu rimwe na rimwe ino sezo atangiye abona umwanya ubushize byari byabaye soana akabona umwanya. Nava ko Nigena Kerema nawe ntabwo ari abatitire ne contestable cyangwa se umukinnyi uhoraho 100% ubanza mu ikipe ya APR n'ubundi muri national arahamagarwa ariko gukina ntabwo akina. Niho umutoza yavuze ati reka none ngerageze shake andi masura mashya muri no axe nayo nyahe umwanya nebe no muri preselection azafitinga. Uyu mukuju Christian abona yaravukiye mu gihugu cya Australia ku bantu wenda cyane kari no bwa mbere hamagaye mu ikipe y'igihugu. Umukinnyi ukina nka nimero 8 cyangwa se nka nimero 10. Yego ni muri Arore nakubira nyine muri amyanya ya Ruboneka yasizwemo bashize mu ndi muntu. Akina mu ikipe ya Elite Football Club. Ubwo reka turebe ko wenda ari cyoza gufasha mu ikipe y'igihugu cyane cyane nk'aba bakinnyi tutabatuzi bavukiye muri bihugu byo hanze. No gutegereza tukareba ko baza kwitwara. Twabonye ba Kayibanda Smith akaba ari umukinnyi wa Luton Town ariko yamaze kumutiza ntabwo agifite umwanya muri Luton. Ubwo reka turebe na badariri Nkurikiyimana ko ari cyo baza kugaragaza kubera ko mu mikino iheruka ntabwo yabakoresheje. Ubwo ndavuga mu mikino y'igicuti bakina n'ikipe y'igihugu ya Algeria. Ubwo baraza kutubwira igihe batangirira camp kubera ko bafite umukino ku itariki 6 bazaba bari uyo mu gihugu cya Nigeria bakina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria the Super Eagles. Mu gihe ku itariki 9 bazaba bari Johannesburg bakina n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Ubwo byanze bikunze iki cyumweru kigomba kurangira bagiye muri camp. Ubundi camp bagomba kwinjiramo muri weekend. Niko kuri gahunda bimeze ku cyumweru. Reka turindire Amavubi tuyaharire Samiri.